tubahaye ikaze kuba dukunda abakurikira Imurito TV abatwereka yuko batwitayeho umunsi ku wundi. Reka tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza, ibintu bigende neza nko mubyifuza. Nubwo tugiye kugira mu bihe bitoroshye, murabizi yuko gahunda zo kwibuka ziracyakomeje, cyane cyane yuko muzi yuko intego nyamukuru tugomba kwibuka twiyubaka nk'abanyarwanda. Ibyo twaciye muri byinshi, ariko igihe kirageze ngo twumve yuko hari aho tugomba kuva tukagera, hari urwego tugomba kurenga mu mitekerereze, tukumva yuko tutagomba guheranwa n'agahinda. Hanyuma rero tudatinze, uyu munsi ndi kumwe n'umugabo hano tugiye kuganira. Reka twibwire, hanyuma turagira byinshi tuganira. Ahangaha aravuga ku ruhande rwa Canada Diaspora, hagiye bugarukeho cyane cyane kuri gahunda ziteganyijwe z'uyu mwaka. Ikaze. Urakoze Emma. Meze neza cyane. Meze neza. Wowe? Meze neza cyane, amahoro rwose. Nawe ni amahoro. Ni amahoro rwose. Ndumva watangira wibwira abantu badukurikiye bakamenya ese mu by'ukuri umuntu turi kumwe ninde, cyane yuko hari n'amakuru ushobora kuba dufitiye muri gahunda yo kwibuka y'uyu mwaka. Urakoze cyane. Nitwa Pascal Kanyemera, nkaba ndi perezida association Humura ya hano muri Ottawa na Gatineau, aho dukunda kwita muri National Capital Region. Akaba ari umuryango umaze imyaka itari mikeya n'agace utegura ibikorwa byo kwibuka biba buri mwaka muri akarere. Nkaba naje uyu munsi kugira ngo mbasobanurire ibyo twabateganyirije kuri uyu mwaka, ubwo twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Tutarajya gatoya kuri gahunda y'uyu mwaka, ndashaka kugira ngo ugaruke gatoya ku myaka ishize association Humura mu mitegurire, cyane cyane no kureba ubwitabire bw'abanyarwanda, cyane cyane by'umwihariko abanyarwanda nimashaka kuvuga cyane, buba buhagaze gute, imitegurire bihagaze gute, ese mu by'ukuri muri diaspora nta kibazo kijya, kuko akenshi bikunda kugaragara yuko hakiri bamwe bafite ya myumvire navuga ngo idahwitse. Abenshi bagiye bagaragara yuko umubare munini upfobya uba muri diaspora. Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo kiduhangayikishije na Humura, association Humura n'abanyarwanda muri rusange. Nk'uko bivuze, kubera internet, uko buri muntu wese yihishe inyuma ya keyboard, ntumubona, ushobora gufeka izina ryawe barangiza ukavuga ibyo ushaka kuvuga byose. Ariko hari abihisha, hari n'abarira ku mugaragaro bagahakana ibyabaye muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Akaba ari mu nshingano zacu association Humura, n'abanyarwanda muri rusange, yuko ari inshingano za buri wese kugira ngo barwanye ibyo bitekerezo bidahwitse, ko jenoside yabaye mu Rwanda yabaye ku manywa y'ihangu, isi yose ibireba. Kuvuga ko itabayeho rero ni ukuvuga ngo nta kirere gihari kandi tukiri buri munsi cyane. Ntabwo bibaho umukoro wo kugira ngo namwe ubwanyu mushyiremo akanya kugira ngo koko iyo myumvire idahwitse, cyane cyane yuko tuba tunareba no ku rubyiruko, abana babyiruka bashobora kuba batwarwa n'ibyo bitekerezo, nabo bakumva yuko ibyo babase bavuga se, cyangwa ababyeyi babo cyangwa se abandi babarera ari ukuri, kandi mu by'ukuri ari ugupfobya. Urakoze cyane. Ntekereza ko niyo mpamvu tubategura bino gahunda zo kwibuka. Harimo na component ya to educate people, yego, kubwiza abantu kuri, kuko yuzanye umuntu wabaye muri jenoside agatanga ubuhamya y'ibyamubayeho, biragoye ko hari umuntu akavuga ngo jenoside yabaye. Abo bajene rero kubera internet, kuko buri muntu wese yicaye imbere internet cyangwa kuri iyi telefone, ibyo ashobora kubakura. Twebwe nka organisation ya Humura, impamvu dukora zino gahunda za buri mwaka ni kugira ngo dutargeting especially abo bajene. Nazo kwisomera mu kanya ku buryo burambuye gukora activity yateguriwe abajene, kugira ngo dushobore kubagarura mu murongo mwiza wo kumenya kugira ngo bumve neza mu kuri ibyabaye mu 1994 mu Rwanda. Reka tugaruke noneho mu kiganiro nyirizina ibyo dushaka kuvugaho, imitegurire yo kwibuka ku nshuro ya 31 muri Canada na izo association mu mikoranire mufitanye imeze gute, harateganyijwe iki,
umunyarwanda ukurikiye nonaha ikiganiro urimo kwibaza, hari abanyarwanda bakiza bashobora kuba ari abanyeshuri baje kwiga, hari abaje mu buryo bwo gutura, ariko utaramenya ati ndamenya nabaza nde, nahura ese gahunda zo kwibuka zo ziteganyijwe gute, ese ku rwego noneho navuga rwa high commission, ubwo navuga ubwo niyo nkeka yuko idutegurira hano, ruteguye gute, biteguye gute? Urakoze cyane. Nk'uko abenshi basanzwe babibona muri uyu mujyi wa Ottawa, gahunda yo kwibuka muri akarere ka Ottawa na Gatineau ni gahunda ndende. Ntabwo ahangaha abantu bibuka umunsi umwe ngo birangire. Afite hano muri Ottawa nanjye mpari depuis 2015, ariko ni ahantu bibuka mu gihe cy'amezi agera kuri 2. Abandi bujye ku munsi nyirize rosete z'ukwa 4, ni umunsi dukunda kwita opening ceremony, umunsi utangira gahunda zo kwibuka. Uyu mwaka rero uzabera kuri National Arts Center hano mu mujyi, kuri aderese ni 1 Elgin Street, hano mu Ottawa, imbere ya Ridomwa. Gahunda zatangira saa 6:30. Nkaba nagira ngo nibutse abanyarwanda yuko kuhagerera isaha bikwiye, kuko dufite abashyitsi abadiplomate, abapoliticians bahagerera isaha saa 6:30, isaha yo kuhagera saa 6:50, abantu bose bakaba bicaye saa 7 gahunda zigatangira. Nkabanya ngo saba abanyarwanda ko bahagerera igihe. Hari parking iri underground, bashobora kuza bagaparika, ariko tukaba twasaba abanyarwanda yuko vraiment bahagerera igihe. Ku byerekeye mu bizakorwa muri uwo munsi, muzamenyeshwa mu minsi iri imbere n'ababishinzwe mu buryo burambuye. Ntabwo ari aho bizarangira hano muri Ottawa. Weekend izakurikiraho ni ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4. Hari umunsi wateguwe n'abasore n'inkumi, donc abajene bo muri Ottawa, bise ku gicaniro. Akaba ari ubwa mbere iyo event ibaye. Uyu mwaka aba artiste, abavuga za poeme, ariko hazaba n'abantu bakuru bagerageza gusobanurira abajene y'ibya not origine y'itragedy ya genocide. Nkaba nagira nkangurira ababyeyi bose bafite abana muri iyo tawa bari hejuru y'imyaka 12 ko bazabazana muri event, kugira ngo bashobore kuganira n'abandi bajene kuri level yabo. Ubwo nabwo bizaba hano muri Ottawa. Ubwo gahunda nabyo muzagezwa mu minsi iri imbere n'ababiteguye aho bizabera n'amasaha, ariko umunsi wo nyirizina ku itariki 12. Weekend izakurikiraho nk'uko mubizi ni weekend ya long weekend ya Pasika. Ariko kuri tariki 18 z'ukwezi kwa 4 azaba ari zo ku gatanu n'umugoroba, tuzakora umuhango ngarukamwaka twita umugoroba wo kwibuka. Umugoroba wo kwibuka ni umunsi abanyarwanda cyane cyane abarokotse jenoside baza bakavuga amateka y'ibyabayeho. Hari tukumva hakaza abakozi b'Imana baza bagahumuriza abantu, ariko batumva cyane abo ni abatanga ubuhamya, ariko iyo gahunda ireba uwo ari we wese. Reba uwo wese. Izi gahunda ziri kuvuga zose, uretse izo nagezwe nkavuga ngo hari generations y'imyaka, ariko kwibuka ntago ari gahunda y'abarescape gusa, ni gahunda iri umunyarwanda buri wese n'undi muntu wese wumva amateka y'ibyabaye mu Rwanda. Izabera kuri Zoom. Ndabizi ko ari benshi akenshi batabibona neza yuko ibera kuri Zoom, ariko twaje gusanga iyo dukoresha event kuri Zoom, hari abantu benshi bari mu kazi batashoboye kwiribera, bari hanze y'umujyi, b'abantu ba muri za Nord du Québec badashobora kugira ayo mahirwe yo kwegera abandi, bakaba twabaha iyo link ya Zoom bakatujoininga. Kandi twabonye ko n'abantu iyo bari muri salo yabo akenshi ubona bari areze yo gusharinga experience yabo. Ndagira ngo ni excuse ahangaha kuko hari abantu benshi bifuza yuko twakwibuka muri sale, ndabyumva, ariko twasanze ko iyi mode ituma abantu benshi
bahura n'ubwo bose baba bari ku mpande zabo. Ariko going forward hari abantu benshi cyane cyane bavuye mu Rwanda vuba bambwiye yuko bashaka kwibuka in person umugoroba wo kwibuka. Ubu ngubu navuga ko biri turotari kuko turegereye cyane iminsi yo kwibuka. Umwaka utaha dushobora kuzatekereza kureba niba twakora hybrid cyangwa niba twabikora byombi. Tukiri aho ngaho hari ibintu uvuze nshaka kugira ngo usobanukirwe neza. Umwaka ushize twibuka ndabyibuka byabereye muri Ottawa n'ubundi bari muri sale. Oya aho ngaho ni kuri opening ceremony. Niyo ndavuga umugoroba wo kwibuka. Ariko opening ceremony n'ubundi izabera muri sale. Izabera muri sale. Oya kuko wari wabivuzeho nizajya mvuga nzaba ko ari ni person cyane kuri Zoom. Yego. Apple 7 ni muri sale. Apple 12 cyo 12 naho ni muri sale. Ku 18 ho azaba ari kuri Zoom. Ibyo birumvikana cyane. Weekend izakurikiraho azaba ari ku itariki ya 26 z'ukwa kane. Apple 26 hakaba hazaba conférence sur comment combattre le négationnisme par la justice. Ahangaha tuzaba turi kumwe n'abantu baturutse impande zose. Twagize amahirwe kandi yemeye kuza ari kumwe natwe Maître Richard Gisagara uba mu Bufaransa n'abandi twatumiye bazadusobanurira uburyo kuko ndireke education komeza kubwira abantu ko négationnisme itari acceptable harimo batabyumva. Ariko harimo abantu bageze ku yindi niveau yuko babikosera nk'icyaha. Mu Bufaransa denying genocide yabaye rokoni na Etat français urabihanirwa n'amategeko. Ngira ngo nibyo byabaye resama kuri ntuza kuri ku rubanza rwa Sharonana aho yabaye rokoni coupable ya négationnisme. Ntekereza yuko nipfobya so nipfobya. Ubwo rero rishaza kudusobanurira context européen donc muri Europe dufite n'undi uzadusobanurira context nord-américain kuko buri gihugu kigira amategeko yacyo. Ariko tuba turi kumwe n'undi mu jeune witwa Jessica mwiza oheshi mushoka mu muzi uza kudusobanurira evolution y'iyo négationnisme cyane cyane en ligne kuri internet kuko nabivuze mu kanya kuva internet yaza byongereye indi ntera. Azadusobanurira uburyo bizatuma iyo evolution y'iyo négationnisme yagiye ibaho imyakurikiranye kugeza aho bigeze uyu munsi. So ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu hazakurikiraho conférence sur la santé mentale donc conférence kuri mental health. Ni ikiganiro dukora buri mwaka tuganira ku bintu bitandukanye buri gihe. Uyu mwaka nabwo izongera kuba ariko yozaba nanone muri sale izabera in person. Tuzabwira minsi imbere yaho bizabera n'amasaha na detaye. Nirinze kubaha detaye menshi cyane kugira ngo mudatakara ariko breve nimuzaba yegereje tuzatubagezaho ibiteganyijwe amasaha naho iri bubere. Ku itariki ikurikiyeho niba ntibeshye ni itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu hakaba hazaba Café Littéraire. Café Littéraire ni turi muri edition ya ngira ngo ya gatanu tumaze imyaka 5 tubikora. Tukaba dushakisha ibitabo byanditswe ku mateka ya jenoside mu mwaka ushize tukabiha abajene bakiri batoya bakabisoma noneho tukabemvita uwo munsi bakatubwira ibyo bakuye muri ibyo bitabo. Baduhariza imwe muri bitabo ariko n'uwanditse igitabo mu hotel wacu abahari nawe umwana akamubaza ikibazo ariko n'abahari bose bakaba bashobora kubaza ikibazo uwo muntu wanditse igitabo. Ibyo nayo aho ngaho ndumva biri busubize na cya kibazo twibazagaho cyo kuvuga ngo ese urubyiruko turaruteganyiriza iki kugira ngo ya myitwarire mibi ya bamwe mu bashobora kuruyobya ibe igisubizo kiboneka. Iki gisubizo cyaboneka kibonekire kuko singiye kuvuga l'importance yo gusoma ibitabo ariko ni ikintu kiteza important kuko gituma abantu bamenya ukuri kuko iyi internet turebaho twese buri munsi. Ukwiga n'ubumenyi. Iyi internet turebaho twese buri munsi
hari byinshi cyane biri inyuma yayo bidasobanutse. uretse ko tugomba no kumenya nanone, reka tubigarukeho, iyo internet ifite n'ibyiza kandi bifite ukuri, ahubwo tumenye nanone uburyo internet tuyikoresha. Tumenye uburyo internet tuyikoresha, tumenye ese nujya kureba ujya gushaka ibifite negative, ibiri negative kandi hari amakuru mazima yakwigisha kumenya amateka y'igihugu cyawe. Niyo mpamvu nyine buri mwaka tugomba kujya tubihozaho buri mwaka, kanakeza yuko nta warandura icyo kibazo, ariko ngira ngo no guhozaho kandi tuzagarura abatari bakeya. So nkomeje rero kugira ntabarambira, muri weekend ikurikiraho tariki 14 cya 18 z'iyo weekend, organisation yitwa ASA ikaba yarateguye imikino ya basket muri akarere ka Ottawa, izahuza amakipe menshi yavuye za Montreal, Toronto, Quebec na hano hano mu karere ka Ottawa na Gatineau. Ni igikorwa bakora buri mwaka cyo konoringa abartiste n'abatlete bapfuye muri jenoside, ariko akaba ari n'uburyo bwo kwegereza abajene, kuko iyo basket zirangiye buri gihe turica tukabaganiriza, tukababwira exactement message nyayo y'ibyawe mu cyana kane, byose no kubereka ko aba basore n'inkumi benshi bakiri bato bapfuye muri jenoside, kugira ngo babone yuko ibikorwa bagiye bageraho nubwo se bagiye bakiri bato. Weekend izakurikiraho ni ku itariki 24 z'ukwa gatanu. Buri mwaka tworganiza igitambo cya misa muri uyu mujyi. N'uyu mwaka kizaba kiberaho sinatugikora buri mwaka kuri eglise ya Saint François d'Assise. Niturangiza tuzahurira hasi twiyakire muri susoro muri basement iyo eglise. Weekend izakurikiraho azaba ku itariki 31 z'ukwa gatanu, akaba azaba ikiganiro twise ngo ni intergenerational dialogue conference. N'ahantu abajene baza, kijya gusa n'icyo kiganiro kizakora cyitwa ku gicaniro, ariko iki kizaba ku itariki 31. Twagikoresheje amatariki yegeye imbere cyane, kuko amashuri azaba yarangiye, twatekereza ko ariko abajene benshi bashobora kuzaboneka, tukaza nabo tuzahuza n'abantu babaye muri amateka, abantu bakuru basobanurira ibyabaye muri 1994. Izabera muri sale, nkaba nabwo tuzabagezaho aho bizabera n'amasaha mu minsi iri imbere. Ko nagira ngo ndangize usi mvuga yuko hari ikindi gikorwa ASA maze kuvuga mu kanya ikora buri mwaka, yise 1 million steps challenge. Ni igikorwa batangira ku itariki ya 7 z'ukwa kane kugeza ku minsi 100. Akaba ari igikorwa bakora buri mwaka, bakora steps ni intambwe miliyoni zisemboliza abantu miliyoni twabuze mu 94 mu minsi 100. Kibahanga hamwe buri munsi. Tuzababwira ahantu duhurira, kugira ngo dukore izo marishe, dukora marishe zitandukanye buri munsi. Tuya tuzibara ku buryo zigera kuri miliyoni steps mu minsi 100. Ibintu nabyo tuzabagezaho detaye mu minsi iri imbere. Aho nagira ngo ndangize ngira ngo nsabe ibintu bitatu abanyarwanda batuye muri kano karere, nuko ndabona no kwitabira bino bikorwa cyane yuko ari nibikorwa rega bibareba ngo njye avuga rimwe na rimwe biteye isoni, niba ndi umunyarwanda akaba ari giye ubura muri ibyo bikorwa, nkabona umuzungu ari hariya. Kuko biba bigaragara yuko utazi amateka y'igihugu cyawe, rimwe na rimwe utari na interesse yo kumenya isi mu by'ukuri ni iki nakora kugira ngo ibintu ntibizongere. Cyane yuko bijya binagarukaho muri speeches z'abayobozi bagiye batandukanye, ababikoze bamwe barakihishe, baracyahari. Isaha n'isaha baba bavuga bati tugize amahirwe tukabaca urwuho hari icyo twakora. Ibyo rero umukoro wa buri munyarwanda kumva yuko ari inshingano ze kuba yagira icyo akora kugira ngo aya mateka mabi yaturanze yaranze igihugu cy'u Rwanda atazongera. Nkabangira ngo nongere muri ryawe, mbasaba yuko ibikorwa twateguye babyitabira. Urumva ko maze kuvuga ibikorwa bizamezi hafi 2 yose, nta uzabura weekend ashobora kuboneka ngaze muri ibyo bikorwa twateguye. Ikindi nashaka gusaba ni ukugerageza kudufasha, yaba mu buryo
bwo kuvolontiyaringa kuko ibi byose bikeneye amaboko y'abantu aussi no kudufasha mu buryo bwa financial ko ibi twateguye muri sale tugomba gukodesha aya masale abo twatumiye ushobora gusanga ashaka kutegeka wazanga muri Ottawa ugasanga ngo bikeneye amafaranga ndagira ngo twamusabe abanyarwanda muri rusange kudufasha muri ubwo buryo butandukanye kugira ngo ibikorwa twabateguriye bigende neza kandi duhe icyubahiro gikwiye abacu twabuze no cyana kane urakosa tugana ku musozo ubwo uvuze ikintu cyo bufasha ndibaza nti ese mu by'ukuri umunyarwanda ushaka kugira ubufasha atanga cyane cyane n'umunyamahanga wabonye ibyabaye mu Rwanda akumva yuko atemeranya n'umuntu wese waba ufite ingengabitekerezo yo kuba icyo kintu cyakongera kuba akavuga ati nanjye nagira uruhare kugira ngo mbone kino gihugu cyo kwiyubaka ubwo bufasha abucisha he nkuko navuze ubushobozi dukeneye ni d'abord no kuza yego muri bikorwa twateguye kuko presence yawe ni très important ntabwo bavuga ngo ushyigikiye ibintu utanabyitabiriye cyane cyane abanyarwanda icya kabiri ibintu byose babikora bose n'aba volunteers so nimba uzi ko ari cyo ushobora gufasha dukontakte nka Humura duzi icyo twagwa kugira ngo dufashe ikindi cya gatatu ni uburyo kudufasha mu buryo bwa financial ushobora kohereza ubufasha bwawe kuri email transfer association.humura@gmail.com ubwo buzatugeraho kandi uzadufasha kandi nawe uri kwifasha Humura Association yawe ufite imbuga nkoranyambaga ku buryo byakorohera umuntu kuba yanabandikira mukagira uburyo muhana amakuru absolutely not only email maze guha mu kanya dufite Facebook Instagram Twitter X akufite na website ahantu hose ugiye muri Google ukandikamo Humura Association cyangwa Association Humura uhita uzibona zose kuko buri zose zifite address zitandukanye ariko uzanditse muri Google ushobora guhita uzibona muri search yawe uzibona zose ntabwo watubura dushatse wanditsemo Association Humura numva hari indi yo mu Rwanda nayo yitwa gutyo ariko uhita ubona ukoze hari n'uburyo akenshi uhita ubibona amafoto niba ariho muri search ibikorwa uhita ubona byo byose yuko ari contactinze ya Humura Association yo muri Canada reka ngushimire cyane by'umwihariko ikintu twashaka kugarukaho cyane ni gahunda zo kwibuka ku nshuro ya 31 tugaruka ku bikorwa bimwe na bimwe byateguwe kugira ngo abanyarwanda bashobore kubisobanukirwa ariko nanone twebwe nk'abanyarwanda twumve yuko tugomba kugira uruhare kugira ngo bino bikorwa tumenye ko bitureba cyane cyane tunaharanira yuko ibi bitazongera kubaho ukundi urakoze cyane urakoze nawe